Muraho neza abakunzi bacu bara badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizamini kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa kugira dukosora ikizame, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo mu bisubizo bine baba bagwaye kuri buri kibazo, ukaza kureba amanota uraza kugira kuri 20. Icyo bigufasha kumenya imbaraga ugiye gushyiramo kugira ngo uzatsindire ku manota yo hejuru. Ibindi ni ukubibutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikora kugira ngo ikizamini cyose dushyizeho mujye muhita mukibonera ku gihe. Ikindi kandi ushobora no kugira ikibazo wenda uri gukosora ikizamini nk'iki wenyine, ukagira ikibazo ukabura umuntu ubaza, ushobora guhita unyandikira kuri 0789 935 16 26 tukagufasha. Serivisi aba ari ubuntu. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro. Ikibazo cya mbere ndumva twatangira. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikindi mbibutsa iyo bagwaye ikibazo nka kino nta kundi kuntu baba bazongera kukikubazamo, ubwo guhita ufata igisubizo. Hano ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni C 1. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi amatara y'ikinyabiziga ntago yakomeza yaka igihe cyose, ahubwo hari igihe bishobora kugera akazimwa. A. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Iyo ari mu nsisiro. Abantu batazi mu nsisiro njya numva mu rundi rurimi bavuga ngo ni quartier. D. Ibisubizo byose nibyo. Ubwo bishatse kuvuga ngo A niyo, B niyo na C niyo. Ubwo kuri D nicyo biba bishatse kuvuga bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hari igisubizo cy'ukuri ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Aba ari kugira ngo kitaba cyacana amatara kikahumisha ikindi kinyabiziga kiri mu cyerekezo gitandukanye n'icyo umuyobozi w'ikinyabiziga arimo, bikaba byateza icyago. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroke zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A. Ku binyabiziga by'ingabo. Hano barimo baravuga ibinyabiziga by'ingabo. Ndakeka ko mwabonye ibinyabiziga by'ingabo harimo nk'imodoka zabo zitwara. Ubwo ibinyabiziga by'ingabo ndakeka ko mubizi, ndakeka kuko mungana mwaba mutari mwabona ikinyabiziga by'ingabo. B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ndabizi hano kuri B abantu batatembeye cyane ngo bagera ahantu h'ibibaya. Izi mashini ibi binyabiziga bihinga mushobora kuba mutari mwabibona. C. Ibinyabiziga bya polisi. Ndakeka ko nabyo mubizi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D?
ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ikibazo cya kane kirabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwayo ugaragaza A. Ahanyurwa n'amagare na volomoteri, B. Ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C. Ahanyurwa n'abanyamaguru, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ubwo bashatse kuvuga ngo kwa kundi niba mwarageze mu makaburimbo, ndakeka ko mukunda kugenda, kwa kundi ubona imirongo hari ahantu ugera muri kaburimbo ukabona hari imirongo iteganye n'uriya murongo ugabanyamo umuhanda mo ibyerekezo bibiri, ukabona nayo iri mwa kiriya cyerekezo ariko ijya kuba migufi. Ese hariya hagenewe iki? Ni ahanyurwa n'amagare, ubwo ni kuri A, na volomoteri, B. Ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C. Ahanyurwa n'abanyamaguru, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. Ahanyurwa n'abanyamaguru, niho mu rundi rurimi bahita ngo ni muri zebra cross. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 100 ku manywa na metero 20 mu joro, B. Metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro, C. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bitapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha ahategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. Ubwo ugiye guhitamo intera iryo honi riba rigomba kumvikanirwamo: A. Metero 100, B. Metero 200, C. Metero 50, D. Metero 150. Ibibazo nk'ibi nibyo mba mbabwira, nusanga ari igisubizo cy'ukuri umaze kukibona uhita ugifata mu mutwe, kuko nta kundi kuntu waba wakubaza ikibazo nk'iki. Igisubizo cy'ukuri ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Hitamo igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 50. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zigenewe guhagararwamo? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza, B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze, C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza, D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Hitamo igisubizo cy'ukuri ubundi ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira. Mbibutsa ko ukeneye kode, ugize ikibazo mu gushaka kode, naho watwandikira kuri 078 935 16 tukagufasha. Igisubizo cy'ukuri rero ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ubundi nabonye hano ikintu cyo kwirinda ibyago akenshi aba ari ukugabanya umuvuduko. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo?
yitegereze neza, umuyobozi w'ikinyabiziga ari hano, hari abagenzi bahagaze kandi ashaka gukata hariya. None yakora iki? A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ihoni akongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone gukomeza, ubone umwanya wo gutambuka. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza ifoto baduhaye. Hari umuntu uri kuza mu cyerekezo ushaka kwambuka uno muhanda, akaza hano n'uyu nguyu ahagaze. Uriya wo hakurya wambaye umupira ujya gusa umuhondo ashaka kwambuka hano, n'uyu nguyu ashaka kwambuka hano. Ese yabigenza ate uno muyobozi ashaka gukata iburyo? Ese ni A? Ese ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. Guhagarara akareka amaguru bakambuka. Nibyo mba mbabwira, akenshi jya numva barahimbye akantu kavuga ngo nta munyamaguru uba mu kosa. Niyo mpamvu uba ugomba guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka, yere gutanguranwa nabo, yere gusa nkaho ari gutanguranwa nabo. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. B. Kujya iburyo. C. Kujya ibumoso. D. Kongera umuvuduko. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza. Utwaye ikinyabiziga kiri kugenda wenda ku muvuduko mukeya bitewe n'ibyo gipakiye. Undi muntu ukuri inyuma abonye ushaka kumutinza akunyuzeho. Wewe uri mu icyo kinyabiziga banyuzeho, wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Umuvuduko wari ufite. Ni gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Tegereze neza. Uno murongo ugabanyamo umuhanda ibyerekezo bibiri. Ese uno murongo udacagaguye urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? A. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. B. Abanyamitende bemerewe kuwunyuraho. C. Kuhagarara biremewe. D. Guhindukira ku manywa. Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko mwese mumaze kumenya ibintu bijyanye n'imihanda. Ndakeka ko mwese mwagendeye muri kaburimbo. Hari ahantu ubona umuhanda ugabanyamo umuhanda ibyerekezo bibiri, ukabona ugiye ucagaguye, n'ahandi ukabona uwo muhanda ntabwo ucagaguye. Iyo hari umurongo udacagaguye biba bishatse kuvuga iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa ni D? Igisubizo cy'ukuri rero ni A. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Ubwo niba baba batwaye ukabona umuntu utwaye ikinyabiziga ari kugera anyura ku kindi kinyabiziga, bageze ku uwo murongo ujye umenya ko aba ari gukora amakosa. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso bw'ibimenyetso bikurikira. A. Ubuso umweru, ikimenyetso ubururu. B. Ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. C.
ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bishatse kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuri A na B na C, byose ntabwo ari ibisubizo. Wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Tegereze neza ubundi wandike igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika. Igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. A. Guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B. Guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C. Aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo ubonye umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, ubona bishatse gusobanura iki? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. A. Burenga toni 1. B. Burenga toni 2. C. Burenga toni 24. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni A. Kilometero 50, B. Kilometero 40, C. Kilometero 30. D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibintu bya kilometero mu saha tumaze iminsi tubivugaho. Ikinyabiziga kiba gifite ahantu urebera umuvuduko uri kugenderaho. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni A. Kilometero 50. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Tegereze neza ubundi uhitemo n'ubwitonzi bwinshi. A. Metero 11. B. Metero 10. C. Metero 7. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hari umuntu kare wamamagaye arambaza ngo ese gukorera ku mashini ngo no gukorera ku mpapuro ngo ibyiza ni ibihe? Ibyiza bari gukorera ku mashini kuko utawamenye ibyavuyemo. Ikindi gukorera ku mashini uturere twinshi haba hari amahirwe yo kuba wagenda ukahakorera, ariko ku mpapuro kode kugira uzibone hari igihe biruhije bakaguha iyakure. Ubwo nako nkababwiye gukorera ku mashini nibyo byiza, kandi ntukavuge ngo ntabwo uzi imashini kuko aba ari ukugenda ukanda ku gisubizo cya nyacyo, nta bundi bumenyi burahambaye bwo ku mashini biba bisaba. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 7. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo bumwe mu buryo ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muvuduko cyangwa ku
ku gacuri ka 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo neza ukoreshe ubwitonzi. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Igisubizo cy'ukuri hano ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa iby'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite santimetero 20 kiri kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Ese ni B? Ese ni C, icyapa cyerekana cyera cya mpande enye zingana zifite santimetero 20 kuri buri ruhande? Cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bishatse kuvuga ngo A na B na C ntabwo ari byo. Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Igisubizo cy'ukuri rero hano ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bishatse kuvuga ngo A na B na C ntabwo ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu ni A. Toni 10. B. Toni 12. C. Toni 16. D. Toni 24. Bibutsa ko iyo bavuze toni ni urugero rw'uburemere, mu gihe toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ubwo rero hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo uhita ugifata kuko ibibazo nk'ibi ntabwo bihinduka, ni gutya n'ubundi bakikugarura kimeze. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Hano igisubizo cy'ukuri ni C, toni 16. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo amatara ndangamurumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A. metero 50 nibura. B. metero 100 nibura. C. metero 150. D. metero 200 nibura. Hano ikibazo kimeze gutya, uhita ufata igisubizo mu mutwe, nta kundi kuntu baba bakikubaza, ni gutya kigaruka. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo neza ukoresheje ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri hano ni D, metero 200 nibura. Ikibazo cya 24 nacyo cya nyuma kirabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo igenewe ibi bikurikira.
Ikibazo kirabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice cy'umuhanda kigenewe ibi bikurikira: a. Guhagararwamo umwanya muto gusa. b. Guhagararwamo umwanya munini gusa. c. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano ahantu imodoka zihagarara hari ahantu haba harabugenewe guhagararwa n'ibinyabiziga nk'imodoka, ugasanga imodoka ishobora no kuhahagarara iminsi n'ibiri gihagaze, ariko hari n'aho biba bitemewe, uba ugomba kuhahagarara iminota mike ugahita wongera ukagenda. Ubwo hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igisubizo cy'ukuri ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndakeka ko mwese mwaryohewe na kino kizame twakosoye, ndakeka ko ubonye amanota ugize, ndakeka ko ubonye imbaraga ugiye gukoresha, kandi abatsinze mukomerezaho, namwe mutagize amanota yo hejuru cyane haracyari igihe. Ugize ikibazo wanyandikira nkagufasha, kandi ndakeka ko Imana ikomeje kubarinda, kandi nizeye ko ino channel izaza kugira ngo iduhe intsinzi. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.